ntabwo ari ubwa mbere wumvishije ishyamba rya Amazon, ndetse yewe hamaze iminsi hacicikana inkuru cyangwa se ubibona no ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye ko ishyamba rya Amazon ryafashwe n'inkongi y'umuriro. Iyi nkongi y'umuriro rero yibasiye ishyamba rya Amazon yahagurukije abakomeye ku isi. Igice giherereye muri Brazil cy'ishyamba rya Amazon rifatwa nk'igihaha cy'isi kubera akamaro rifite mu guha isi umwuka mwiza, cyafashwe n'inkongi y'umuriro. Ikigo gishinzwe ubushakashatsi mu by'isanzure muri Brazil cyatangaje ko umubare w'inkongi muri iki gihugu wazamutse ku kigero cya 80% ugereranije n'umwaka ushize. Kimwe cya kabiri cy'izi nkongi zibasira agace ka Amazon, ibintu bikomeza gushyira mu kaga ibidukikije. Abashyirwa mu majwi kuba inyuma y'iyi nkongi ni abakorera imirimo y'ubuhinzi n'ubworozi muri iri shyamba, nk'uko bitangazwa n'umuryango uharanira inyungu ushinzwe kureberera Amazon. Abahinzi n'aborozi barashinjwa gutwikira ishyamba nk'uburyo bwo gushaka ubutaka bwo gukoreraho imirimo yabo. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yavuze ko uyu muriro wibasiye Amazon ari ikiza mpuzamahanga, asaba ko ikibazo cy'iri shyamba cyazaganirwaho mu nama itaha ya G7 kigashakirwa umuti. Abantu b'ibyamamare ku isi mu ngeri zitandukanye batanze ibitekerezo byabo kuri iyi nkongi y'umuriro, basaba ko hakorwa ibishoboka byose iri shyamba rikabungabungwa kuko ari umutungo ukomeye ku isi. Muri abo harimo umukinnyi Cristiano Ronaldo, umuhanzi Madonna ndetse n'abandi benshi. Tugushimiye ko wakoze subscribe kuri Kigali Shine. Nawe utarayikora n'ukuri wayikora, kuko tubagezaho amakuru menshi atandukanye y'ibiba bigezweho bivugwa mu Rwanda, mu karere ndetse no hanze. Gusangiza ibyo wumvishe kuri Kigali Shine inshuti zawe ni ingirakamaro cyane kuko ubafasha kumenya ibiri kubera mu Rwanda, mu karere ndetse no hanze. Wakoze cyane ko wabanye natwe muri iyi nkuru.